bakunzi ba AGC channel, muri uyu munsi mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha, Imana ibahumugisha kandi mukomere. Uyu munsi naje hano mu muhanda nyine ngira ngo mbasuhuze, ngira ngo mbifuriza amahoro y'Imana kandi bashimira benshi cyane bashoboye kumfasha bagakora bakandi bagakora na share y'ama video amwe namwe ngenda nshyira. Uyu munsi naje hano mu muhanda ngira ngo mbereke muri make ko kirima ya hano imeze aho ntuye. Ubu rero twese tugomba gusohoka dufite agafukamunwa, nubwo agafukamunwa ariko hano nta bantu benshi bahari nshobora kugakuramo kuko nabuze ni kubera umuyaga n'ibindi byose ntago ijwi riri bwumvikane neza. Buro naje gushaka ahantu hatuje, iyi ni supermarché iri inyuma yaho ntuye. Iyi ni bloke aho niho ntuye rero nyuma muri icyo bloke niho mba. Ubundi naje gushaka ahantu hari natire kugira ngo tuvugane. Hamaze iminsi ntashiraho video n'imwe. Ndabashimira icyizere n'urukundo mwabikoranye kandi n'abakora commentaire bose ndabashimira kuko ibintu byose mushyiraho commentaire, ibitekerezo byose biradufasha kandi biratwubaka. Icy'ingenzi muri aka kanya nkeneye kubabwira nuko Kristo ari bugufi, Kristo ari hafi kandi ntabwo ari byo kuvuga ngo kuva hashize imyaka 100 baratubwiraga ngo Kristo ari hafi, ngo Kristo ari bugufi. Abantu benshi bakavuga ngo yewe ibyo bintu ngo ni ibyakera. None ibimenyetso byose bye byanditse muri Bibiliya byaragaragaye yuko Kristo ari bugufi, ko Kristo ari hafi. Nagira ngo rero dufate igitekerezo n'icyitegererezo, dutangire twibaze ngo ese Kristo aje uyu munsi yasanga ameze nte, yasanga ubuzima bwanje bumeze bute? Kubera ibi bihe bya covid abantu benshi bahangayikishijwe n'icyo bazarya n'icyo bazanywa, bahangayikishijwe nuko imirimo myinshi yahagaze, abantu benshi bahangayikishijwe nuko ekonomi yagiye igwa mu bihugu byose. Nagira ngo muri aka kanya dufatanye dutekereze, ese Kristo aje azatubaza ngo harya ngo wari ubise amafaranga angahe kuri muri banki? Azatubaza ngo harya ngo aho wakoraga ngo wari shefu ngo wari iki? Ngo harya ngo ese Kristo aje nibyo ngibyo azatubaza? Cyangwa mu by'ukuri azatubaza uko mu mutima wacu twari tumeze? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nitubona ibintu byose bitangiye kuba, ngo ibintu byose Yesu yavuze biba, ngo niho tuzamenye ko kuza kwe kuri hafi, ngo kandi abera bo muri iyi si tuzamenye ko turi hafi gutabarwa.